haguye abantu 22 bishwe na Scania. Aba ni abaturiye umuhanda Rwamagana Kigali ku gice cya Kadasumbwa Kigali bavuga ko bitewe n'ibikamyo bikunze kuhanyura byerekeza i Kigali bahora bafite ubwoba ko byabatwara ubuzima, dore ko bihanyura byiruka cyane ku buryo hanakunze kubera impanuka zikomotse kuri byo zigatwara ubuzima bw'abantu. Bavuga ko hari igihe ikamyo yabuze feri maze iromboreza mu murima, abarimo ndetse n'abari ku nkengero z'umuhanda bose irabica. Guhera Kadasumbwa ukigera kuri sitasiyo ya Kadasumbwa, aho ngaho ugiye kujya rundi hacuncumuka cyane, bisaba ngo umushoferi agomba guhera aho hantu agenda gake. Usanga umushoferi agenga amajerwa w'iyo kamyo agatangana n'amasaha kugira ngo ageze umuzigo vuba. Iyo kwakwegesera imodoka yagera nko mu kabuga cya Kadasumbwa, imodoka kirengagiza yuko umuvuduko wagenwe n'ahagera feri zize kujya gute zize gucomoka. Haguye abantu 22 bishwe na Scania. Scania kuri uyu muhanda kuva Kadasumbwa no kubera n'ingendo ndende ziba zakoze zigera hariya yajya gukora kuri feri bikanga ziba zashyushye. Ahangaha yaraje nanone yakubise tagisi irimo 18 ifata abandi 4 abakoraga muri Horizon, ubwo itumuhanda iramanuka ijya hepfo y'umuhanda isanga n'abandi mu murima. Ku cyifuzo cy'aba baturage ngo bitewe n'imiterere y'uyu muhanda by'umwihariko guhera Kadasumbwa aho amakamyo akunze kumanuka yiruka kugera Nyagasambu ibiteza impanuka, ngo hakorwa Kadasumbwa Zindiro bamaze igihe bumva kuzakorwa kugira ngo ari wazajya akoresha. Twasabaga yuko wenda baduhindurira umuhanda hakagumamo imodoka izi ngizi zacu ntoya zitwara abantu. Scania hari undi muhanda bari batwijeje ngo zizajya zinyura hakurya ku Kamusha zigahinguka Izindiro nkuko bahinduye Poiruru Rwamagana. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga aheruka kubwira itangazamakuru mu ntara y'Uburasirazuba ku muhanda Rwamagana Kigali ariko guhera Kabuga Kamusha hakunze kubera impanuka, bityo mu inzego zibishinzwe ziri gushaka umuti w'icyo kibazo. Nibyo koko hari ibice bimwe na bimwe tugenda tubwira ababishinzwe uburyo dukorana n'izindi nzego, ubwo ni Minisiteri y'ibikorwa remezo Minefra. Hari ahantu hamwe na hamwe tugenda tubona iyo uje musha ibyo uvuga nibyo, ubwo naho hari icyo Minisiteri ibishinzwe irikora. N'ahandi henshi hagaragara ko impanuka zihabera zishobora kuba zituruka ku miterere y'umuhanda kurusha imyitwarire y'umuntu. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Kagabo Richard Rwamunon yemereye Isango Star ku muhanda Kadasumbwa Zindiro uri muri gahunda yo gukorwa ariko hagishakishwa ingengo y'imari. Yizeza abaturage basaba ko ibikamyo byahabwa inzira yabyo ko bashonje bahishiwe bizakorwa. N'abariya ni ukumenya yuko umuhanda utibagiranye, ni ukumenyesha yuko umuhanda utibagiranye amikoro ataraboneka, ariko ibizashoboka byose leta y'u Rwanda n'ubundi izabikora kuko umuhanda ari mutoya ukoreshwa n'amakamyo ndetse n'abagenzi. Ibinyabiziga bicaho ni byinshi cyane kandi buri gihe habamo ikibazo cyo kubloka hagati muri traffic bigahita biteza ikibazo mu migendere muri rusange, bashonje bahishiwe n'ubundi. Umuhanda Kadasumbwa Zindiro uca mu murenge wa Mushuga akomeza afunga ukinjira Gasabo uciye ruguru gahinguka Zindiro mu nganda Masoro. Nuramuka ukozwe byitezwe ko amakamyo aturuka mu bihugu bya Tanzania na Uganda azajya gukoresha mu rwego rwo kugabanya umuvundo imodoka zihurira mu muhanda Kadasumbwa Kigali, aho usanga imodoka zitwara abagenzi ziheze mu nzira bityo bakagera iyo bagiye bakererewe. Jamari Habarurema, Isango Star mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba.